Mute bantu banje muraho, amakuru ni meza, nanjye meze neza ndashima Imana. Uyu munsi rero tugiye kureba amakuru ko team yaduhaye, amakuru mashyashya, amakuru arimo acicikana kuri dashboard cyangwa kuma application cyangwa ama social media ya Pi Network. Reka rero twinjire muri application turebe. Mu by'ukuri aya makuru ni amakuru meza kandi ni amakuru atanga icyizere, ni amakuru arimo yerekana ko Pi cyangwa Pi Network igiye kujya ku isoko nta kabuza. Open Network Partnerships ni ukuvuga ngo ni imikoranire y'imishinga izajya ikorana na Pi Network igihe izaba yagiye ku isoko. Partner your business with Pi. Huza business yawe na Pi cyangwa na Pi. Pi Network is selecting partnerships with crypto services. Vango Pi Network irimo itoranya imishinga ifuza gukorana na Pi kugira ngo bazakorane cyangwa bazatange serivisi za crypto cyangwa z'amafaranga y'ikoranabuhanga. And general businesses ahead of our open network launch. Ndetse n'imishinga cyangwa n'ubucuruzi rusange mbere yuko baronchinga iri faranga rikajya ku isoko. This is a unique early opportunity for business to connect with over 60 million engaged pioneers. Aya ni amahirwe yihariye kandi aje mbere, aje kare kuri business kugira ngo zihuze n'abantu barenga miliyoni 60 biyemeje, abo ni abacukuzi, and become part of Pi's rapidly expanding web-free ecosystem. Kandi bagahita bahinduka bamwe bakorana na Pi iri kwihuta ndetse ikwirakwira igera ahantu henshi kandi ikorana cyangwa itanga urusobe cyangwa ecosystem ya web free, ikoranabuhanga rya web free. If your company is interested in partnering with Pi, niba company yawe cyangwa umushinga wawe bese yifuza cyangwa ishishikariye gukorana na Pi, or you'd like to introduce a business to partner with Pi, kandi niba wifuza kutanga indi business yifuza gukorana na Pi, tap partnerships to explore how and why. Kanda kuri partnerships kugira ngo umenye uko bikorwa. Umenye uko bikorwa ndetse n'impamvu yabyo. Ahangaha rero barimo batwereka uburyo wakorana na Pi Network ugashyiramo umushinga wawe. Niba rero wifuza gukorana na Pi cyangwa ukareba uko bikorwa, ugomba gukanda no kuri partnerships. Aha rero mbere yo kwinjira muri iri tangazo mu buryo burambuye, nakwifuriza gukora subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'amakuru, utazajya ucikwa n'ibiri kujya mbere bijyanye n'ikoranabuhanga cyangwa bijyanye n'andi makuru atandukanye. Kandi ahangaha kuri channel yanjye Jingo Nyemazi shyiraho amakuru adasanzwe, shyiraho inkuru zirimo zitigisa, inkuru zirimo zicicikana ahantu zidasanzwe. Rero mbere yuko nkanda hariya kuri partnerships, mbere yuko twinjira mu nkuru irambuye, kanda kuri subscribe twigendere. Reka tugende. Partnership, ndakanda kuri partnerships. Nawe niba wifuza kumenya byinshi birambuye, urakanda kuri partnerships
muri application yawe kugira ngo urebe amakuru. Reka makandi. Partner with Pi Network to enhance your reach. Korana na Pi Network kugira ngo uzamure urwego rwawe rw'abantu ugeraho, rwaho ushobora kugera. Connect directly with 60 plus million engaged users on the world's most widespread cryptocurrency and Web3 platform. Ihuze byihuse n'abantu barenga cyangwa n'abakoresha barenga 60 miliyoni kuri cryptocurrency ifitwe n'abantu benshi cyangwa ikoreshwa n'abantu benshi ku isi kandi ku rubuga rukoresha Web3. Partner your company. Ahangaha niba wifuza guhuza company yawe na Pi, urakanda kuri Partner your company. Cyangwa niba wifuza gutanga indi company yifuza gukorana na Pi Network, urakanda kuri Introduce a company. Ariko mbere yabyo reka turebe impamvu yo gukorana na Pi. Why partner with Pi? Pi Network's open launch will be historic. Ifaranga rya Pi nirya ku isoko cyane barimurika bizaba ari amateka, enabling millions of real identity verified users to use Pi cryptocurrency in the network's flourishing Web3 ecosystem. Bizatuma abantu amamiliyoni bukuri kandi bakorewe verification bazwi bakoresha cryptocurrency ya Pi, bakoresha network cyangwa ubuhanga bwa Web3. Partners will gain access to this massive and engaged community. Abantu barandika imishinga yabo bazahita bakorana n'aba bapiyoniye cyangwa n'uyu muryango w'abapiyoniye benshi kandi biteguye, including the thousands of merchants and customers who are already transacting in Pi across 155 countries, ndetse n'abacuruzi ndetse n'abakiriya batangiye gukoresha Pi mu bihugu 155 cyangwa uturere muri rusange. Pi delivers on the true promise of blockchain. Pi cyangwa Pi itanga isezerano ry'ukuri kuri blockchain. Blockchain ni ikoranabuhanga nyine, ano mafaranga ikoranabuhanga akoresha. A massive open community powered by the world's most widely distributed cryptocurrency that offers accessibility and enables a robust ecosystem for members. Vango uyu muryango ni umuryango w'abantu benshi kandi umuryango ufunguye ushyigikiwe cyangwa utewe inkunga na cryptocurrency ifitwe n'abantu benshi ku isi, itanga uburyo bwo kuyikoresha cyangwa kuyigeraho kandi igatanga ikoranabuhanga rihamye cyangwa rifite imbaraga ku banyamuryango bose, ku bacuruzi, ku ba developers. Abadeveloper ni abantu bize ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga bashobora gukora ama application and partners alike, ndetse n'abafatanyabikorwa bose. Widespread reach. Expand your business with access to Pi Network's over 60 million engaged members. Ahangaha bari kwereka ko nushyiramo umushinga wawe uzagera ku bantu benshi barenga 60 million. KYC verified users. Ahangaha bari kuvuga ko nukorana na Pi Network uzagera ku bantu bazwi bakoze KYC, ari abantu
bemewe n'amategeko, atari abantu b'ingegera, atari abantu bashobora guteza ibibazo. Participate at launch. Ahangaha nushyiramo umushinga wawe uzagira uruhare ku munsi wo kumurika Pi Network. Igihe bazayishyira ku isoko, nawe uzaba uri aho ngaho witeguye gukorana n'abo bantu ndetse utangize na business yawe. Simple integration. Integrate seamlessly with the Pi Network ecosystem using industry standard apps. Ahangaha ni ukuvuga ngo wemeye gukorana na Pi, ahangaha uzahita ugira ububasha bwo kuba wakoresha ikoranabuhanga rikoreshwa n'inganda. Niyo waba ufite uruganda, mu by'ukuri uzabasha gukorana n'abantu benshi. Mbese iri koranabuhanga n'ubundi riri ku rwego rw'inganda. Rero n'umuntu ufite uruganda, umuntu ufite inganda, mu by'ukuri azabasha gukorana na Pi Network. Ahangaha rero reka turebe partner with Pi. Opening Pi's blockchain to external connectivity will finally allow the rest of the crypto world to potentially connect with Pi. Bivuga ngo ino Pi Network nishyirwa ku isoko, bizatuma izindi crypto zo hanze cyangwa ayandi mafaranga y'ikoranabuhanga yihuza na Pi. If you are working at a fellow crypto related business or any business that can benefit from and contribute to the Pi ecosystem, would like to integrate with Pi head of Open Network. Anga bari kuvuga ngo niba ufite yindi company cyangwa business ikoresha amafaranga y'ikoranabuhanga, iyo business yawe yakungukira muri kino gikorwa kandi wagira uruhare ku rusobe cyangwa ku ikoranabuhanga rya Pi ecosystem. Ahangaha rero wahita uhuza iyo company yawe cyangwa iyo business na Pi mbere y'uko ijya ku isoko. Fill out the form below. Ahangaha bari kukwereka form cyangwa inyandiko wakwandikamo. Genda ushyiramo ibyo bagusabye, ushyiramo imyirondoro, amazina ya company yawe, website, ibintu byose bitandukanye. Selected partners and their services that have legitimately integrated with Pi Network will be listed respectively. Bango abafatanyabikorwa bazaba batoranijwe kandi na serivisi batanga zemewe cyangwa zashyizwe muri Pi Network mu buryo bwemewe n'amategeko, bazatangazwa mu buryo bugaragara cyangwa mu buryo bujyanye n'ibyo batangaza nyine n'ibyo bakora in various relevant places of the Pi ecosystem, mu kurusobe cyangwa kuri ecosystem ya Pi Network, making this information available to millions of Pi users. Aya makuru akagera ku bantu benshi, akagera ku bakoresha Pi benshi cyane. Ahangaha rero urumva amahirwe arahari ku muntu wese ufite business ushaka gukorana na Pi Network. Reka noneho tujye kuri partner your business. Ahangaha n'ubundi ibi ngibi twabirebye, rero noneho reka turebe form uko imeze. Please complete this form if mbere baravuga ngo connect your company with Pi. Huza company yawe na Pi. Please complete this form if you're interested in partnering your company with Pi Network. Niba ushaka guhuza company yawe na Pi Network, uzuza iyi form cyangwa uzuza inyandiko niba ubishishikariye cyangwa urenterese. If you'd like to introduce a separate company for Pi Network to partner with, please fill out this form instead. Kandi nanone niba ushaka gutanga cyangwa kurangira indi company wifuza ko yakorana na Pi, uruzuza iyi form nanone. Nuvuga ngo ni form ebyiri. Urakanda hano kuri this form, yango murabibona hano this form, niba ari company yindi ushaka gutanga atari yawe,
ahangaha bari kukwereka uburyo wahuza company yawe. Hano abanza ni company name, uhashyira izina, igisubizo uhashyira izina rya company yawe. What services does your company primarily provide? Ahangaha noneho ugahitamo serivisi company yawe itanga, wenda niba ari Anchor, niba ari AMM, blockchain layer, bridge, sex, crypto marketing, DEX, influencer, listing services, merchant store, on or off ramp, Pi ad network advertiser, professional services, stablecoin, wallet, custodial wallet, Web3 wallet, Web2 app, Web3 app or other. Ahangaha izi serivisi ni serivisi zitandukanye ku bintu bijyanye n'ama exchange, ari ama exchange avunja, yaba ari ayubahiriza central authority cyangwa atemera iyo central, akoresha decentralized system cyangwa protocol. Ibintu bijyanye no kuba amafaranga bayavunja, iyo bavuze on or off ramp, bijyanye no kuvunja amafaranga. Abantu bibaza rero ngo pingo, ngo se ubundi ngo pingo amafaranga ngo tuzayabona gute? Iyi serivisi murumva ko hari company izajya ibikora, izajya ivunja amafaranga wifuza asanzwe uzajya uyabona. Ngaha abacuruzi, ngaha ibintu bijyanye na influencer, wenda ufite company ijyanye n'ibintu bijyanye no kubwira abantu ibitekerezo byawe bakabyakira, ukora marketing ya crypto. Bridge ni service company zikora ijyanye no guhuza cryptocurrencies. Vango ukaba wakohereza wenda nka Bitcoin ukayohereza blockchain wenda ya Ethereum. Mbese ni ibintu bitandukanye. Ahangaha rero bari kukwereka company wagenda ushyiramo ndetse n'ibyo ikora. Ahangaha ni igihe ari ibindi bintu bitari hano hejuru. Company website ugashyiramo urubuga rw'iyo company yawe cyangwa website, ugashyiraho igisubizo. Your email at the company, the email domain must match the company website above for verification that you work here. Vango ahangaha nanone ugashyiramo email ya company yawe. Noneho kandi bari kubwira ko iyo email iba igomba guhura na website ya company washyize hejuru, kugira ngo bayiverifie barebe ko ari byo. Your full name here, hano ugashyiramo izina ryawe ryose ryuzuye, amazina yawe ufite. Your Telegram, niba ukoresha Telegram, hano link yayo ukayihashyira. Telegram uko witwa. What country or region is your company based in? Ahangaha igihugu cyawe cyangwa akarere company yawe ikoreramo, cyangwa hano igaragara nyine. Ahangaha ugahitamo, ahangaha no guhitamo igihugu nyine murabibona. Ngaha niba ari Rwanda, nkatwe abanyarwanda cyangwa abarundi, urahitamo Rwanda cyangwa uhitemo Burundi cyangwa Congo, ngira ngo murabyumva. Ahangaha rero murabona ko ibintu ari uburyohe kandi bigeze kure. Pi network igiye kujya ku isoko. Murabona ko abantu bari kubasaba ko niba bafite company bakwemera kuzishyiramo kugira ngo batangire bakorane. Ahangaha rero no kureba igihugu. Why are you interested in partnering with Pi? What is the goal of the collaboration? Ngaho bari kukubaza impamvu ushaka gukorana na Pi, ushaka kuba umufatanyabikorwa ukorana na Pi. Ese intego yawe ni iyihe yo kugira ngo ukorane na Pi? Igisubizo ukagishyira hano, hanyuma ugahita ukanda hano kuri submit. Submit ni ukohereza, ugahita ukanda kuri submit. Ahangaha rero murabibona, ugahita ukanda kuri submit. Mu gihe urangije kuzuza form yawe uhita ukanda kuri submit. Cyangwa waba ibintu washyizemo atari byo ushaka kubihindura ugakanda kuri clear form. Ahangaha waba ugiye gusiba ibyo washyizemo.
rero ni ibyo ngibyo, murakoze cyane kandi murabona ko ibintu ari uburyohe, murabona ko ibintu bigeze kure. Ntihazagire umuntu uguca intege, ntihazagire umuntu ukubwira ko Pi Network itazajya ku isoko. Abo ni aba contre 6, abo ngabo ni abacantege, ni abantu badashaka gutera imbere. Rero reka dusoreze aha ngaha, amakuru yari ayo ngayo kandi murakoze cyane. Imana ibaha umugisha. Niba ufite kampani yawe wayihuza na Pi Network kugira ngo uzakorane nayo mbere yuko ijya ku isoko, kugira ngo aya mahirwe atazagucika. Rero murakoze, Imana ibaha umugisha, turi kumwe, ibihe byiza, Imana ibarinde. Dukomeze tumayininge ku gihe, dukomeze dukore ibisabwa kugira ngo aya mafaranga atazaducika. Murakoze rero, Imana ibaha umugisha mwinshi. Ciao ciao.